igihe nimero uyibona gutya Imana igakubwira ngo iyo nimero ntuyitabe ikintu cya mbere nyanshira imbere cyane cyane nkabwira Imana nkavuga ngo Mana nukomeze wamamare nuko kenshi nsengana n'abarwayi bagakira yego nsengana n'abarwayi bagakira bamwe nk'abahanurira bigasohora havuga ati Imana ni wamamare kubera yuko nanjye maze iyo myaka yose nkorera Imana nkabona umuntu nsengeye ntasubijwe nkabona umurwayi nsengeye ntakize nkabona ibyo mpanuye ntago bisohoye nanjye ntago nazi hano imbere ya kamera pe navuga nabanza najya kubaza Imana neza nkayibaza niba ari inkoresha yego Mana ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhigari ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho mbere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali ayo muhanga mu Kinyarwanda ndabasuhuje Imana moro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndihatuma Imana Concorde reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari tugeze ku bihumbi 8 n'abantu 10 rwose wakanzeho uruwa gaciro gakomeye cyane reka nagushimire kandi nawe ngusabe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ubonye kwiyicano ukandeho rwose ugira ngo ibiganiro ujye bibonera ku gihe nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu niyo mpamvu banatumiye abakozi b'Imana ugango tuze twiganire ku mbaraga z'Imana twibutsa abantu ko Imana ivuga twibutsa abantu ko Imana isezeranye gasohoza twibutsa abantu yuko Imana ari ndiho uko yari iri kera n'uyu munsi ari kwiri itajya ihinduka yego turi kumwe na Muyizere Josiane bakunda kwita Jose tumuhaye ikaze ndabasuhuje mu izina rya Yesu yego Jose umeze ute meze neza urakibuka gusenga ndacyabyibuka ndahasenga uranga Imana tuyobore muri iki kiganiro Mwami Imana turagushimye turaguhimbaje uri Imana y'amahoro uri Imana yo kwizerwa uri ibyiringiro byacu kandi ukaba ibyishimo byacu izina ryawe rihabwa icubahiro Mwami wanjye twemerera aya masaha reka data wa twese uzuganze ku buzima bwacu Mwami dore tugiye gukora ikiganiro tugiye kuvuga gukomera kwawe uze hagati muri twe Mwami wanjye uduhe icyo kuvuga tuvuge tuvugishijwe nawe kubera yuko nyakubahwa Imana nta jambo waduhaye ntacyo twavuga Kristo ntacyo watweretse nta nicyo twareba twemerera uzubane natwe utugirire neza Kristo Mwami wanjye ndakwinginze ubwo ngiye kuza imbere y'ubwoko bwawe mvuga gukomera kwawe no kugira neza kwawe n'imirimo yawe wakoze Kristo unyemerere nkoze ikara ryaka ku munwa kandi wivugire Kristo mvugishijwe nawe aya masaha nkeneye Kristo ko nakubera mikoro kubera yuko Mwami wanjye namenye neza yuko ugira neza kandi namenye neza yuko uhindura ibyanze guhinduka ndakwinginze data wa twese nuzubane n'ubwoko bugiye kudukurikira nuzuganze utegeke urakoze kuri Imana mva gusenga amen amen Imana ishimwe amen urakomeye ndakomeye umeze neza meze neza yego ubushize twaherukanaga uri gukora ikiganiro uri kwirukanka ugiye Uganda yego mu murimo w'Imana n'ubundi wagezeyo bigenda ute nagezeyo amahoro nagezeyo turasenga nta kibazo kuko twarayeyo tunirirwayo Imana yabanye nanjye yego okay Imana ishimwe cyane harya aho mpamvu gusengana n'abagande n'abanyarwanda n'abagande ariko babafumbira bo bavuga ikinyarwanda hari bavuga igifumbi bavuga urufumbira ruvanze n'ikinyarwanda ruvanze n'icyongereza hari icyo umaze kumenyaho se urufumbira hari ubwo maze kumenyaho cyane watubwira
watubwira wanganiriza buriya nk'iyo mugiye gutangira nk'amasengesho aravuga ngo ubu tugiye gutandika amasengesho. gutandika utundi yaba akubwiye ati mpereza iriya telefone cyangwa se wamubwira ati mpereza iriya telefone akaba atabyumva waba avuga isimu. telefone bayita isimu. Yego ikindi umuntu bamwita ngo iki? Umuntu bavuga ngo ni umuntu. Umukozi w'Imana se bamwita ngo iki? Umukozi w'Imana arabavuga ngo sako mbyibagiwe. Umunyamasengesho bamwita umusenzi. Bamwita umusenzi. Imana si wenda nk'umuntu uyoboye wenda nk'inuza nk'urusengero bakavuga ngo ni umushomesha cyangwa pastor. Umushomesha. Ivuriro bakaryita igwariro. Irwariro. Sahunga n'ivuriro saho umuntu arwarira nyine. Ni mu rwariro ngo yagiye mu rwariro. Yego. Turi tariki uyu munsi tariki 17 z'ukwezi kwa 4 2026 twarangije ukwezi kwa gatatu. Ubwo na amezi 3 tumaze turi kurya k'uyu mwaka 2026 n'igice. Iyo urebye ubona Imana yagukoresheje gute muri aya mezi? Rero muri aya mezi Imana yankoresheje imirimo n'ibitangaza njyewe ntabasha gukeka. Hari igihe wenda nkatwe tw'abana b'abantu hari igihe wireba ukabona ntacyo wamara, ariko Imana yo ibi bifite muri gahunda ko umunsi ku wundi cyangwa se ukwezi runaka hari ikizagukoresha nawe utakekaga. Rero ubu ngubu hari ibyo Imana yagiye inkoresha bitandukanye. Navuga yuko nabonye imirimo y'Imana, nkabona gukora kwayo, nkabona no kugira neza kw'Imana. Yego. Mba nkeneye ibihamya sha. Buriya rero umukatolika niwe waririmbye ngo uwirata yirate Yesu. Kubera yuko iyo uri utari kwiratana Yesu uba uri kugana ku rupfu. Ariko iyo uri kwirata ukiratana Yesu mu by'ukuri wiratana Yesu bitewe naho yagukuye. Rero buriya ikintu cya mbere nyanshira imbere cyane nkabwira Imana nkavuga ngo Mana nukomeze wamamare. Nuko kenshi nsengana n'abarwayi bagakira. Nsengana n'abarwayi bagakira, bamwe nk'abahanurira bigasohora, havuga ati Imana ni wamamare. Kubera yuko nanjye maze iyo myaka yose nkorera Imana, nkabona umuntu nsengeye ntasubijwe, nkabona umurwayi nsengeye ntakize, nkabona ibyo mpanuye ntago bisohoye, nanjye ntago nazi hano imbere ya kamera pe. Navuga nabanza najya kubaza Imana neza nkayibaza niba ari inkoresha. Twari turi kwabo musenga na Uganda ni ukunda kujya gusengera na hano mu Rwanda ukahasengera. Abantu baguhamagara se abaguhamagara bakuye nimero yawe hano ku kiganiro bo babimeze bite? Abampamagara ni benshi cyane. Ntago bamwe hari igihe babanza no kunyibwira akabwira ati twarasenganye. Yego hari ukumbwira narindi kukubwira gukomera kw'Imana. Yego. Komeza wivugira Imana nuko. Kuvuga Imana ntacyo bitwaye, nta n'isoni biteye. Ariko hashimwe Imana. Pe hari igihe twireba tukisuzugura, ariko Imana iturimo ibikomeye. Ni ukuvuga ngo njyewe umwana w'umuntu ntacyo nakwishoboza. Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Niko Pawulo we yavuze. Nanjye niko mvuze aka kanya. Kubera yuko Kristo atampaye imbaraga ntacyo nabasha kwishoboza. None se akenshi abantu baba barwaye nibo bakunda kukugana ukabasengera ukabona barakize. Hari abampamagara bashaka ko mbahanurira. Yego ahubwo nibagiwe. Impamvu se nibagiwe. Iyo nagubajije icyo kibazo oyagishaka umuntu wari umpamagaye kandi yari uw'ingenzi nagombaga kumwitaba none nibagiwe. Nagindi kukubaza nanje ndi kukubaza hari abo nyine musengana Uganda n'abandi mugasengana hano mu Rwanda, none ndi kubaza kubaguhamagara babonye nimero yawe hano mu kiganiro bo
bimeze bite? Hari abaguhamagaye Imana iragukoresha urabahanura barasubizwa cyangwa harabona hanuriye barasubizwa abandi batari basubizwa nabo barategereje. Yego. Nk'uwasubijwe serega nk'uwasubijwe hari abasubizwa ukumva arampamagaye akavuga ati ngewe byari bimeze gutya ariko hari uko Imana yabigenje yatari banga mbagira ngo bimbwire pe. Hari umumama ntago nibuka ahantu aherereye niba ari mu bice by'Umutara ntago mbizi. Twarasenganye afite ikibazo cy'ideni. Nyuma aza kumpamagara arambwira ati Imana yagukoreyemo ivugana nanjye yuko igiye kunyishurira ideni. Hadaciye iminsi mikeya yahise abona 1/2 abacishuye. Yampamagaye ari kumbwira ati nubwo ritarangiye ariko mfite ibyiringiro yuko rizarangira. Kuvuga ati nabonye 1/2 kandi ntaho natekerezaga nagikura. Yishura 1/2 arampamagara aravuga ati naka Imana yakoze ntago nagaceceka. Ati kuko nako sinagakekaga. Ati kuko abantu mbese abantu bari bayiteze kundeba kumvuga ariko Imana yagize uko ibigenza. Hari abandi nabo bagiye bampamagara, hari abo nasengeye cyane bari barazonzwe n'umunda ariko ubu ngubu bari mu mashimwe, abandi imitwe yari yarabarembeje ubu bari mu mashimwe. Mbese ibintu ni sawa. Imana ishinga ni ukuri kandi ikomeze kuguha imbaraga. Nta muntu uraguhamagara yakubwira ikibazo afite ntaho ukumva ugize amarangamutima ukumva ukigize icyawe. Bibaho cyane. Ngo uti ari nge Mana nahita mvuga ngo ndagikemuye. Uriya rero hari abantu benshi tujya dusengana kabasengera bafite ibibazo bikomeye ariko namara kumusengera nkamubwira ni ihangana Imana izabikora. Ako kantu nkunda kukabwira abantu benshi habati cyo kora iyaba nshoboye kuba nakwikoreramo nagukoreramo nkaguhereza ariko nanjye ndasenga Imana yangirira impuhwe ikumva gusenga kwanjye. Cyabijya bibaho pe umuntu akaba afite ikibazo gikomeye ukasigara uri kugitekereza ukavuga ati se none Mana bimeze biti. Nta uraguhamagara se Imana ntigire message iguhaye? Numwe hari umuntu ubundi reka nkubwire hari abantu bajya bahamagara urumva bashaka ko tubahanurira gusa. Mbese nk'ababandi nkaho bafata urugendo bakavuga bati katwigire ku mupfumu runaka. Hari abantu bajya bahamagara bameze gutyo akaguhamagara ari kugira ngo umuhanurire gusa yumve iby'Imana izamugirira ariko se byamumarira iki ntaga adakijijwe. Hari umuntu guhamagara nka gutyo ukamwihanisha yamara kwihana ukamanza wamubwira ibibi bye ukamubwira ngo va mu bibi byawe hanyuma Imana ikagira gute ikagira uko ikubwira uko agomba kwitwara. Hari uwibwira ngo kizwa neza hari n'uwikubwira ati buriya reka akamvuga kakantu. Hari abantu bajya bavuga ngo hari abahanuzi batajya babitaba. Hari umuntu guhamagara adakeneye kuva mu byaha arimo adakeneye kuva mu ngeso mbi arimo akaguhamagara ashaka kugira ngo abashe kumenya imbere gato yakwe uko hameze. Uwo ngo Imana ihita ikubwira ngo gasopo wimwitaba. Rero ni wa wundi uguhamagara wakwanga ko mwitaba kumva ari kuvuga ati abahanuzi konkorude byagenze gutya. Oya nta rundi rwango ahubwo wawe nuhamagara umuhanuzi akanga kukwitaba nta yindi mpamvu uzagenda ubaza Imana neza ngo none Mana ngendene. Hari igihe nimero uyibona gutya Imana igakubwira ngo iyo nimero ntuyitabe. Hari n'umuntu guhamagara ari umurozi noneho Imana igahita ibikwereka hati uyu ni umurozi wimwitaba. Yego nese nawe umbwire icyambere umurozi ntiyakizwa pe. Niyo wahera mu gitondo uri kumuhura ukageza nimugoroba warinda umuha ibimenyetso ukamubwira n'ibyaraye ariye n'ibyararaho uko bisa nuko bimeze ariko nta akavuga ati koko niko biri ariko wamubwira kwihana akavuga ati ngiye sindoga akabihakana. Urumva nk'uwo nguwo rero Imana iba yamukuyeho amaboko. Yego hari uguhamagara bitewe n'akazi urimo urumva nawe ntago waba agiye gukorera abandi urumva ngo wirirwe uri kwitaba telefone ngo uri gusengera abantu. Ubaha gahunda ukababwira ati ngiye saha mba mbohotse niyi ashobora kuba yaguhamagara ntumwitabe bitewe n'uko uri mu kazi kuko nawe uba wagiye gushaka imibereho. No se Jose arukora namwe murenganya abantu sibyo? Njewe ntabwo naguhamagara nzi kuri umuhanuzi nubundi ntashaka kumpanurira nukuri pe nibyo mbashaka. None se umpamagaye ngo nguhanurire Imana ntimbwira ibyawe wagenda umeze ute? Uvuga ngo navuga nti Imana kuki utabwiye Jose ibyanjye
nyine aho Ikosa ngaho ntabwo baravuga aba ati ari iryawe, Jose ni yaravangiwe. Oya. Hari abantu bavuga gutya. ni Imana iba yacecetse. Buriya reka nkubwire aka Eka kantu. nanjye mbanze nkubwire. ejo bundi mperuka gukora ibiganiro ndi kumwe n'abahanuzi babiri. Yego. nanjye mfite ikibazo ndavugana rwose ubwo turangije ikiganiro. Munyemerere mfukame rwose mundambure ibiganza musenge. Turasenga umwe avaho. Arasoza undi ajyaho. Ntegereza ko nakumva na rabi. Birabura. Urumva ndaheba Imana habe no kuvuga ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe. Sibyo? Ariko akenshi pe umuntu uguhamagara nuko abashaka kugira ngo Imana igira icyo yakunyuzamo umubwire. Sibyo? Igitakivuze rero nta gikosa bari iryawe. Burareka nkubwire. Hari umumama wampamagaye mu minsi yashize. Urumva? Yego. Arangije turasengana. Tumaze gusengana mubwira ibyo Imana yari imbwiye, maze kumubwira aravuga nti nta kindi kintu Imana imbwiye. Urumva? Arakupa aragenda. Hashize nk'icyumweru arongera arampamagara. Imana irambwira ngo nubwo ugiye kumusengera yakuvuzeho mubwire yihane. Ndamubwira nti wamvuzeho ihane. Arangije arambwira ati rero Imana imbabarire. Ati ngiye nakuvuzeho gutya. Ati nararebye mbona ku kiganiro baranditseho ngo nge iyo umpamagaye hita nkubwira ibyawe byose. Arangije aravuga ngo noneho ngiye naraguhamagaye umbwira ibindi bimwe ntiwabimbwiye. Urumva? Ndangije ndamubwira nti se iyo nza kukubwira ibyawe atari Imana imbwiye ngo nkubwire byari kukumarira iki? Ubundi se iyo nguhanurira nkaguhanurira nyine biraho ngaho hava kuguhanurira nk'uko umwana yakubwira ngo mama bite byakumarira iki? Hari aho byakugeza ngo ntaho. None se kukubwira Imana itakubwiye nge ubwanjye byamarira iki? Ati ntabyo. Avuga ati Imana imbabarire. Naramubwiye ndamubwira ibyo Imana yari imbwiye cyo koza uwo munsi Imana ikubita ku misonga. Buriya hari igihe Imana yari ishaka kumutestinga ngo mbese irebe cyangwa se ngo ibashe kumubwira ngo nubwo bimeze gutyo hari igihe mvuga n'igihe ntavuga. Kandi koko hari igihe Imana ivuga n'igihe iceceka. Iyo ivuze ibiri gukora n'iyo itavuze ibiri gukora. Icyo gihe yarancecekanye. Bibaho cyane. Kandi Imana nita kuvugaho ntuzitotombe ngo uvuge ngo buriya ngo Imana yankuyeho amaboko. Oya. Kubera yuko iba yagiye kubwira hari umuntu ububabaye noneho Imana yarangiza ikavuga ati byibura kambe mpereye kuri uriya. Mubwire mbese muhihumure. Naho wowe ugifite gukomera izabikuratse hakanya gatoya ariko nyuma izakugaruka ikigufitiye iki imbabazi. Nuko biba bimeze. Jose katije muganje ijambo ry'Imana. Yego. Imana ishimwe cyane. Mbazwe. Kadusenga Imana. Yego. Mwami Imana twongeye kuguhamagara kubera yuko witwa uwera aho ukorera harera kandi naho uba harera. Mbere ya byose turakwinginze Kristo tubabarira icyaha n'igisa naco. Iminwa yacu yararebye iracumura. Data wa twese ururimi rwacu iminwa yacu Kristo yaravuze iracumura. Nyiribihe ubwonko bwacu butekereje buracumura. Ururimi rwacu ruvuze ruracumura. Mbere ya byose tweze udutunganye utwejesha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo yandi yaviriye ku musaraba igorogota. Tugirire neza nyakubahwa. Turabanyabyaha imbere yawe. Turabanyaminwa yanduye imbere yawe. Niyo mpamvu tubanje guca bugufi imbere yawe kubera yuko mwami wanjye akanwa kavugirwamo ibyawe kagomba guhora kera. Nyakubahwa Imana ubwo ngiye kukuvugira ntabari nge ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro. Reka imbaraga zanjye zibure. Imbaraga zawe Uwiteka barizo ziganza ku buzima bwanjye. Mu izina ryawe nyakubahwa ndagutegereje. Reka mvugishijwe nawe. Komeza ubane nanjye muri aka kanya. Imbaraga zawe zinyomeho kandi neza yawe bane nanjye. Urakoze kuri Imana mva gusenga. Amen. Amen. Tugiye gusoma amagambo ari muri amaganya ya Yeremiya. Maganya ya Yeremiya turasoma ibice bitanu. Ibice bitanu turahera ku murongo wa mbere. Yego. Turahera ku murongo wa mbere. Reka ngufashe nje ukura muri telefone iryo zuba ryakumena amaso ukabura kujya uhanurira abantu. Nta kibazo. Ariko amaso y'umubiri niyo yakwangirika y'umwuka yo abakomeye. Ariko ni gufata urugendo se wajye bishobora. Hakenego undi muntu wo kujya kurandata.
ariko nta kibazo izuba ndabona atari byinshi. Amaganya ya Yeremiya ibice 5 dore ku murongo wa mbere. Uwiteka ibuka ibyaduteye, itegereze kandi urebe gukorwa n'isoni kwacu. Ngo Uwiteka ibuka ibyaduteye, ngo kandi witegereze gukorwa n'isoni kwacu. Imana yitegereze gukorwa n'isoni kwacu. Nukuri turasenza ariko dukozwe n'isoni kubw'imbaraga z'umwanzi Satani ahora tugabaho ibitero kugira ngo tuve ku murimo, ariko Uwiteka yitegereze ibyaduteye. Umwandu wacu wahindutse uw'abanyamahanga, n'amazu yacu yabaye ayabimukira. Ngo umugabane wacu wabaye uw'abanyamahanga, n'amazu yacu abayabimukira. Ariko konkoro reka nkubwira aka kantu. Uzi ko abarozi basigaye baturoga bakatwimura bakaza gutura mu mago yacu, ariko Imana ibitegereze. Ntabwo amazu yacu agomba kuba y'abanyamahanga. Uyu munsi tugomba gutegeka mu izina rya Yesu. Hari ibyo tugiye guha taransiferi, tubitaransiferi iyo byaturutse. Ntabwo umurozi yabasha kukwimura mu byawe ngo ugende uhunze umurozi, ahubwo tugiye gusenga abangaba bashaka kutwimura, Imana bari ibimura mu izina rya Yesu. Turi imfubyi ntitugira ababyeyi, ba mama bameze nk'abapfakazi. Ngo turi imfubyi ntitugira ababyeyi, ba mama bameze nk'abapfakazi, ariko Imana itugarukeho. Nukuri hari igihe uba ufite umubyeyi ntihagire icyo akumarira, ukaba ufite umugabo ntihagire icyo akumarira, ukaba umeze nk'umupfakazi kandi ufite umugabo. Imana nitugirire neza cyane. Ayiwe senga ubwira Imana ngo Mana, dore meze nk'umupfakazi kandi mfite umugabo. Abarozi batumye umugabo wawe azinuka urugo, ariko uhereye umunsi wa none utegeke. Ndi kubabwira ngo hari ibyo tugiye guha taransiferi. Birashoboka yuko umaze iminsi ku kigeragezo cy'umugabo, abarozi baragiye bamuroge icyangiro, yakubona akabona uramubangamiye, yakubona akabona nta rukundo agufitiye muri wowe, yakubona akabona nta gihe wamutera. Ariko izo mbaraga z'abarozi guhera uyu munsi tugiye kuzisenyera ziveho. Imana y'amahoro izibane natwe mu izina rya Yesu. Tunywa amazi tuguze, inkwi zacu tuzibona dutanze ibiguzi. Ngo tunywa amazi tuguze, inkwi zacu tuzibona dutanze ibiguzi. Bwira Imana ihindura ubuzima bwawe, bwira Imana igukure mu buzima bwo gupfundikanya, ureke kugura amazi, ureke kugura inkwi. Imana yagukorera sitoke bikemera, Imana yaguha icyo gukora bikemera, ariko Imana y'amahoro nitugirire neza. Abatwirukana batuguye ku majosi, turarembye kandi ntidufite akito ko kuruhuka. Abatwirukankana ngo batuguye ku majosi, abarozi bakurara hejuru, bakarara bari kuvuga ngo nubwo uryamye mu gitondo ntabwo uraramuka, ngo nta nubwo ngo gifite n'igihe cyo kuruhuka kubw'imbaraga z'umurozi. Ariko uhereye umunsi wa none bwira Imana ngo Mana, irukankana ibiri kunyirukankaho, Imana ibiri kukureba nabi, ubwira Imana nabyo ibirebe nabi, kubera yuko rata muri iyi minsi imbaraga z'abarozi ziri kuza zikatwitura hejuru, nyamara kwiseganya bikanga, tukarara twabuze amahoro, abandi basinziriye. Ariko uhereye umunsi wa none Imana usenga Imana igaruka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ukuboko twaguhaye Abanyegiputa n'abo mu Ashuri, ego, kugira ngo tubone ibyo kurya biduhagije. Aleluya, amen, aleluya, haleluya. Oya wemeye gusuzugurwa, amaboko yawe yahereza abadakwiriye kuyareba, nyamara ujya gukorera budakwiriye gukorera. Ariko ubwira Imana ngo Mana, ubu buzima ndabwanze. Ubwira Imana ngo hari ibyo nanze ku buzima bwawe. Bwira Imana ize igira ibyikwirukanira mu izina rya Yesu. Ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho, twikoreye ibicumuro byabo. Birashoboka yuko basogokuru wawe n'abaso wanyu barogaga, ariko sahiyi ukaba wikoreye umuvumo w'ibyaha byabo, bakaba baragiye bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Imana yaza kubahana akaba ari wowe igihano kiza gufata. Bwira Imana ngo Mana, nkeneye kwikuza mu bisekuru. Ubwira Imana ngo Mana, ntegetse imyuka mibi mveho. Aleluya, haleluya. Imana y'amahoro uyibwire gutegekera ibitagira umumaro bikuveho mu izina rya Yesu. Hari imitwaro muri iyi minsi turi kwikorera itari yacu, hari abadukoreye imitwaro. Uwiteka umubwira gukuraho iyo mitwaro mu izina rya Yesu. Abagaragu nibo badutegeka, nta uhari wo kuturokora ngo adukure mu maboko yabo.
abagaragu ngo nibo bari kudutegeka, ngo ntawe uhari wo kuturokora ngo adukure mu maboko yabo. Aleluya, haleluya. Biragatsindwa n'Uwiteka kuba umurozi yarakuzengereje akagukura mu byawe, warangiza ukajya gucumbika kuri wa wundi wahoze uhatse. Icyo nacyo ni ikibazo. Ubwira Imana ngo Mana, hari imbaraga nkeneye kwivanaho uhereye umunsi wa none. Ubwira Imana ikuzanira imbaraga z'ubutsinzi. Ubwira Imana uti Mana, nkeneye kurya ibyo kurya mpawe nawe, sinkeneye gukorera umuntu nsuzugura. Ubwira Imana iguha akazi gafatika, igira ubuzima ihindura mu izina rya Yesu. Ibyo kurya tubibona duhaza amagara kubw'inkota yo mu butayu. Ibyo kurya tubibona twahaza amagara kubw'inkota yo mu butayu. Abantu muri iyi minsi bararembejwe. Abantu bo muri iyi minsi inkota yo mu butayu irabarembeje. Inkota y'ibigerageza irabarembeje. Inkota y'ibibazo irabarembeje. Ariko ndagira ngo ubwire Imana ngo Mana, iyi nkota yo mu butayu uhereye umunsi wa none ndayitegetse imveho. Ubwire Imana ngo Mana, iyi nkota yo mu butayu uhereye aka kanya ndayibwira ive ku buzima bwanjye, kubera yuko inkota yo mu butayu iraryana kandi irababaza. Inkota yo mu butayu niyo nkota iza ishaka kukwica. Ntacyo kurya ugira, ntacyo kunywa ugira, nta mazi yo kunywa ugira, nta rubyaro ugira. Ariko bwira Imana ngo Mana, nkeneye ko iyi nkota yo mu butayu wayinkuraho. Umubiri wacu urirabura ni nk'uw'inkono bitewe n'inzara yatwokamye. Umubiri wacu urirabura ni nk'uw'inkono. Aleluya, haleluya. Aleluya, haleluya. Ubuzima urimo uri mu bwirabure, kugubwa nawe urimo uri mu bwirabure, uburwayi bwagushize mu bwirabure. Aho unyuze hose barakubwira ngo mbese kubabaye wababajwe n'iki? Ariko bwira Imana ngo Mana, ubu buzima bw'ubwirabure sinkeneye kububamo. Ubu buzima bw'ubwirabure ubwira Imana ibuhindure mu izina rya Yesu. Ubwira Imana ngo Mana, zana umucyo imbere yanjye. Komeza. Umubiri wacu urirabura ni nk'uw'inkono bitewe n'inzara yatwokamye. Bakindaga abagore b'i Siyoni n'inkumi zo mu midugudu y'Ubuyuda. Aleluya, aleluya, haleluya. Imana nitugirire neza cyane. Imana nizibe mu ruhande rwacu ngo umubiri wacu urirabura ni nk'uw'inkono bitewe n'inzara yatwokamye. Aleluya. Muri iyi minsi turashonje. Umuntu wavuga ngo arahaze. Aleluya. Uwo ngo ntago turi kumwe. Aleluya, haleluya. Ibibazo bitumye dusonza. Aleluya, haleluya. Ubushomeri bwatuma usonza, umugabo mubi yatuma usonza, umubiri wawe ukirabura, nyamara n'umwana wibyariye yagukoze isoni agatuma usonza, umubiri wawe ukirabura. Ariko Imana uhereye umunsi wa none ikugarukeho. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Izina ry'Imana yacu ni ryamamare, kubera yuko Uwiteka turamukeneye muri iyi minsi. Azadukiza inzara yatwokamye, azaturengere. Aleluya, haleluya. Hari abafite inyota y'inzara. Aleluya. Hari abafite inyota n'inzara byo kumva ijambo ry'Imana. Imana iziduhaze mu izina rya Yesu. Soma 20 na 21. Kuki watwibagirwa iteka kandi ukatureka igihe kirekire kireshya gityo? Ngo kuki Imana watwibagirwa iteka kandi ukatureka igihe kirekire kireshya gutyo? Baza Imana ngo Mana, kuki wanyibagirwa? Mana, kubera iki wandemye ukandemera muri bino bigeragezo? Mana, ni iki cyatumye unyibagirwa? Ngo Yesu we, aleluya, haleluya, ngo yatakishijwe n'umubabaro, ngo arangije aravuga ngo Mana, ngo ni iki kikundekesheje? Nawe baza Imana ngo Mana, ni iki kikundekesheje? Aleluya, haleluya. Ubwiza Imana ukuri uhereye umunsi wa none. Ubwira Imana ngo Mana, noneho ni iki kikundekesheje? Ko nkuyeho amaboko, ko nsingaye ngushaka nkakubura. Mana, ni iki kikundekesheje? Komeza. Utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Amen. Utwigarurire Uwiteka, natwe tuzaba tukugarukiye, tugarurire ibihe byacu bibe nk'ibya kera. Aleluya.
oya bwira Uwiteka ngo Mana ngarukira. Imana nimara kugukuraho iyo myaka yose uyibwire ngo Mana nimba nunkuye mu bukode ndakugarukira, nimba numaye urubyaro nzakugarukira. Uvugira Imana ngo Mana maze iminsi myinshi mu byaha, nimba nunkuye mu byaha Uwiteka nzakugarukira. Ariko ubwira Uwiteka ubwo azakugarukira nawe uzamugarukire. Uwiteka ntazakugarukire ngo umuhembe kumuhemukira ntumugarukire. Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro nitugirire neza. Data wa twese natindane natwe. Dusomereza buri ijana 25. Zaburi 125. Imana ishimwe cyane. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Ngabiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tumaze kubwira Imana ngo Mana dukure muri ubu buzima bwo gupfundikanya. Tumaze kubwira Imana ngo Imana idukize inkota yo mu butayu, nirangiza idukize n'inzara yatwokamye. Ariko ijambo riratubwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Niwiringira Uwiteka aragukura mu bihe bibi urimo. Niwiringira Uwiteka aragukura kuri iyo nkota yo mu butayu. Niwiringira Uwiteka akaza mu ruhande rwawe, namara kugukura kuri iyo nkota yo mu butayu n'inzara yatwokamye. Haleluya. Imana izakugira umuntu ukomeye, izabasha kukugira umuntu ukomeye cyane, kubera yuko umuntu umwe yaravuze ngo Uwimana izagira ukomeye imucisha mu bikomeye. Emera ubwira Imana ngo Mana ishuri ndaryize rirahagije, igihe maze mu butayu kirahagije. Ubwira Imana ngo Mana nanjye nshaka kugira ngo ungire umuntu uhamye. Komeza. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu ngo niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Uwiteka agiye kukugota uhereye umunsi wa none kugeza igihe uzapfira. Kandi Uwiteka numwikomeza akakugota azagota n'urubyaro rwawe. Uwiteka numwikomeza ukamubwira ngo Yesu nkura muri karande, ubwira Yesu ngo Yesu ubwira nkura muri karande. Abana banjye ntibazazongwe n'izi karande. Ubwira Imana ngo ubwo ugiye kunkura muri biriya bisekuru bitagize umumaro imbere yawe. Ubwira Imana ngo abana banjye, haleluya, haleluya, bategugira inkurikizi zo muri biriya bisekuru. Haleluya. Nujya kubwira Imana ngo Mana nkura mu bukene, ubwira Imana ngo Mana ubwira nkura mu bukene, n'urubyaro rwanjye ntiruzigere rukena. Haleluya. Kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Imana data wa twese kandi niyamamare ku ruhande rwacu. Ijambo riravuze ngo kuko inkoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba umwandu w'abakiranutsi. Oya, ntabwo iyo nkoni y'ubutware y'abanyabyaha izagumya kugutegeka, ntabwo ubwo businzi urimo buzagumya kugutegeka. Nubwira Imana ikaza mu ruhande rwawe. Haleluya, haleluya. Nubwo abanyabyaha bagufashe bakagushira aho bashaka, nubwo abarozi bagufashe bakagushira aho bashaka, ariko humura, iyo nkoni ntabwo izakomeza kuba kuri wowe. Uwo mwaka ntabwo uzakomeza kuri wowe. Komeza. Uwiteka ugirira beza ibyiza n'abatunganye mu mitima. Uwiteka agirire neza, haleluya, haleluya, abakwiriye ibyiza n'abatunganye mu mitima. Niba utunganye mu mutima wawe wamaze gufata umwanzuro ukabwira Imana ngo hari ibyo ndetse, Imana izakugirira neza. Nuba utunganye mu mutima nta kabuza kugira neza ko Imana uzakubona. Ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe mu Bisirayeli. Haleluya. Ngabiyobagiza mu nzira zabo zigoramye ngo Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe muri mwe. Haleluya, haleluya. Nasoza ijambo mbabwira ngo bwira Imana izibane nawe. Nubwira Imana ngo Mana uze untabare, haleluya, haleluya, irazi gutabare. Ariko nibona yuko igiye kugutabara ntuve mu byurimo, urashaka Imana uyibure. Kadusenga Imana.
turagushimye nyakubahwa Imana, ni wamamare kubera yuko uri umwami w'abami. Data wa twese, ijambo ryawe tumaze kumva ni umuhigi kandi rikavumbura. Ijambo ryawe ni inkota ityaye, kandi ijambo ryawe rirema byinshi ku buzima bwacu. Ijambo ryawe rimaze kutubwira ngo Uwiteka ngo twigarurire, natwe tuzaba tukugarukiye. Mwami nuzubane natwe, uzutugirire neza. Mana uhiga ibiduhiga, uburane n'ibituburanya, ibitwirukankanye nawe ubyirukankane. Nyakubahwa Imana, ayiwe amaboko adusumiriye nawe uyasumire mu izina ryawe Yesu. Nsengeye abadafite urubyaro nurubahe kubwira ijambo ryawe. Tumaze kumenya yuko mwami wanjye hari ibyo tugiye kukubwira, hari ibyo tugiye gutegeka. Tumaze kumenya neza hari ibyo tugiye guha taransiferi. Reka ibyo byose bive ku buzima bwacu. Reka uwari ufite ikibazo cy'urubyaro akure, umwami wanjye akure ibidatunganye imbere ye, hanyuma umuhereze urubyaro. Reka uwari ukeneye ko wishyura ideni urimwishyurire mu izina ryawe Yesu. Ni ukuri ndakwinginze Data wa twese, nsengera bumvise iri jambo ryawe. Ni ukuri nyakubahwa Imana, rirema amashimwe ku buzima bwabo. Ni ukuri Data wa twese, wumve gusenga kwabo. Urakoze kuri Imana yumva gusenga. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Reka tugusabe uduhe nimero ku buryo uwagukenera yazaguhamagara. Imana ishimwe cyane. Nimero yanjye ni 072 938 64 nizo. Nawe MTN? MTN yo ntago ikunda kubona network, nyikoresha ibindi guhamagara nago bikunda. Sawa, Imana ibaho umugisha. Ni gutya dusoje.